Ya nongeye kuba ikaze kuri Byikorere TV, ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Nkuko tubirimo n'ubundi tubikomeje, turimo twiga web development. Tugeze ku munsi wacu wa kangahe buriyara, kamvaga tugeze ku isomo ryacu rya 7 rya 8 ikomeruka kubahiriza part 7. Turayireba wajya kuri YouTube ukayireba kugira ngo ubashe gukomezanya natwe aho twari tugereje. Turimo turubaka website ya NGO aho tumaze gukora twamaze ku importinga data, tumaze kudutinga tuno two hejuru, tumaze gushyira nomero ya telefone, email address yacu, tumaze gushyiraho address, physical address, tumaze gukora zino menus, tumaze gukora ino button, tumaze kubona bino byose bijyanye no hejuru, ndetse tumaze kubona overview yabyo no kubisobanukirwa. Muri part 7 birimo hafi ya byose, ibi niho twabidesigningiye uburyo twabikoze. Hanyuma tugiye gutangira no designing. Ni gute bino bintu wabyeditinga ukabishyireza ishusho wifuza. Nibyo tugiye gukora, ndetse nibyo wakongera mu cyo ukora. Nta kindi turazanga dukore open with element, edit with element. So So rero ahangahe tuje tugiye gukora open with Elementor, edit with Elementor, afunguka utuntu tumeze gutya. Bivuze ngo ahangahe turifuza ko wenda hajyamo data runaka, turifuza ko hajyamo amafoto sliding. N'urugero urabona ahangaha ase nk'ufungurira ku ruhande wenda localhost ngo ubusanzwe ifungutse zitya. Urabona ni magafoto hari ni static image nagi moving ngo ibe yagenda, kandi dukeneye ko hazamo amafoto amoving agenda ibikorwa bigiye bitandukanye twagiye dukora. Niyo tugiye guheraho. Ikintu ukora urabona ko n'ubundi twamaze kuyibona, harimo ama section agiye atandukanye. Buri section ahangaha ukiritseho ushobora gukirika ahangaha ihita ifunguka, ihita kwereka nyine ahangaha itiba selected. Uburyo dukiritse nk'ingi yo hasi yindi, dukiritse kuri iyi ihita nawe iba selected ahandi. Urabona ko ihita iba selected ku ya kabiri. Umanutse hasi ukaza ahangaha nko kuri zino image z'amagare, urabona ko kano kasi kamuvinga kajyaho aho byerekeye cyangwa se aho biri. Hanyuma icyo tugiye gukora ni iki? Tugiye gutangira kuri no section ya mbere dukora edit. Twashyire kuri page ya home. Icyo dukora urabona ko edit nuzacu ifitemo colonne ebyiri. Ifite ino colonne ya hano irimo ino header, irimo n'iyi header, then n'iyi paragraph, ndetse ikagira n'iyi colonne ya kabiri ifitemo ibice bingahe, nayo ifitemo ibice bigeze kuri 3. Ifitemo kano ikagiramo na kano, ubwo ni bibiri, ariko bibiri na kano nako kabwa containers tubiri. Uratuza ubirebe neza. Ufunguye ahangaha usanga ni no section yanga kiritse kugira ngo narebe. Urabona ko isi ba selected, and then ifite content, ifite inner section ebyiri, ikagira iyi ngiyi and then iyi ngiyi yo hasi. Iyi ngiyi yo hasi containinze 1, navuga ko containinze colonne imwe. Urabona ko ari single colonne. Muri iyi colonne nayo harimo utundi tuntu, harimo counter. Iyi ni counter wenda twari twayivuzeho kuri video abantu twiganye, and then ahangaha niho yakoreshejwe. Urabona ko bayihaye design bakayihereza ishusho bifuza. Hanyuma ahangaha naho kuri no urabona ni colonne imwe iri muri section, ina section hano, and then ahangaha dufite colonne naho dufite ina section ariko ifite colonne ebyiri. Urabona ko ifite colonne ebyiri nazo zigiye zirimo counter. Rero ahangaha icyo tugiye gukora ni iki? Tugiye guhera kuri edit y'iyi section ubwayo. Iyi section ubwayo turifuza ko, urabona ko iyo kanze kuri section hano haza design yayo ku ruhande, hahita haza layout yayo ukuntu imeze, and then urabona ifite ibingibi structure yayo, urabona ukuntu iteye byose igenda nyine tubibona ahangaha. Hanyuma icyo tugiye kureba twebwe ni kuri design yayo. Urabona ahangaha impamvu hajemo agakara iri gutya imeze gutya, nuko basetinze ino kara imeze gutya. Ushatse wanayihindura. Urabona ko ukiritse uhindura kara ya hano, ariko noneho dukeneye ko hazamo ama slide image, amafoto sliding, nabo dukeneye ko hazamo kara imwe. Icyo uzakora ni icyo ushobora gushyiramo
amafoto slidinga, ushobora gushyiramo video like tuvuge wenda urugero dushizemo video, uraza ukaza hano kuri YouTube, tuvuge nka kuri YouTube and then ugashaka image video, nkoreshe ahangaha ndumva mfite video nagari hano kanga na video za NGO mfiteho, kanze kuri YouTube hano internet gikimira genda gakeya, internet yanjye urabaruhura. Ikintu nkora kino nagiye kubereka ngo ari ukuntu ufata video, afate any video na kibazo tiwe twigora ibintu twagiye dukora za WordPress document ningi internet yanjye yabaye iki kibazo kwivana. Let me use my Wi-Fi. Shaka cable ariko ndabona iri kwanga. Kuri my Wi-Fi. Genda gakeya muri hangana. Hanyuma kanse ngufata video, fate ira link and then niyo maze gufata link uyitugaruka hanga kuri ya page yawe, link iyo wamaze gucuza ko ugiye guhitamo video hano, ukitseho hano shaka background ya video upastingamo ya link yawe. Iyo uyipastingzemo ikindi urabona ko itizamo ikaba arimo display, urabona ko uko kandira moving ibyo uri gukora irakomeza nayo ikabikora ibintu nk'ibi ngibi. Hanyuma nawe twifuza ko wazamo link gutya, turifuza ko nabyo buzazamo amafoto slide show. Ahangaha ishizemo slide show nako hari amafoto abarimo ariko atarimo ko ngene nasizemo, uraza ahangaha wenda kanse nkuri ya removing yose and then iyo ukritse kuri slide igusitishamo gushyiramo amafoto and then ukaza ku mafoto yawe muri device cyangwa se uyafite kuri gallery yawe, ukayafata mwanga mfite n'iyingiyi kabazo nkoresha and then izi ngizi ukata ukora insert. Iyo insertinzemo instead yo kuba haza ya jambo akase nko update batubeye ku ruhande dukore review, ahanga tukadufitemo ibintu bimeze gutya ariko noneho tugiye kureba ukuntu bihise bigenda. Urabona ko hazamo ifoto imeze gutya, urabona ko izi noneho ziri kumuvinga, ziragenda zisimburana zimuvinga, urabona ko ni byiza cyane kuruta. So igikurikiyeho rero ni iki? Igikurikiyeho noneho ni ukureba tumaze guhitamo like ama slide ameze gutya kuri website yacu, tugiye kureba noneho ni iki noneho dukurikizaho. Tugiye guhitamo kuri aya magambo ari hano, kuyahindura biroroshye cyane. Urabona nk'aya magambo yanditse ahangaha, iyo ukritseho ku ijambo gutya as long as ni muri Elementor, iyo ukritseho hano ama text ukritse yitiza hano ku ruhande, ufite right yo kuba wayihindura ugashyiramo ibyo ushaka. Hanyuma rero for me ntabwo nshaka kubihindura, nshaka ko bigomba gutyo kuko nta yandi magambo yo kwandika mfite hano. Hanyuma wowe iyo ufite text zo kudipressinga ngaha urakopiya ukadipressinga just amagambo, ukakopiya ayo ufite byo gupressinga mo like iyo ngaha mwingi ijambo rinini reka wenda gusenga abaye na kuri no paragraph. Iyo uziza kwikaho ukandikamo gutyo kata upastinga, urabona ko amagambo ahita ajyamo.
mu buryo bworoshye. Ushobora kwita uhitamo uburyo yifuza ko aba displayed. By default abahera from left, ushobora kwifuza ko aza ameze gutya muri center, ushobora kwifuza ko ahera right, ushobora no kwifuza ko justifying gutya, ariko kwijustifying si byiza. Beta ushobora guhera left cyangwa se ugashyira center, na right ntabwo mbona ari byiza cyane, kika just in case bibaye ngombwa ko ubikenera uri kubikoresha, ariko njye mbona gutya byo byiza. Hanyuma ijambo ugiye kweditinga urikirikaho hano content yaryitiza, hanyuma wifuza guhindura colors ukirika hano kuri style, ukaza colors ziba zirimo hano. Wifuza guhindura font family ushobora kuzanga abanditse family, protography, typography typography yayo ushobora guhitamo wenda nkangana no kari poppins birimo. Ushobora no guhitamo indi font family wifuza, ushobora guhitamo wenda New Roman Times, New Roman, ibintu no kumita bihinduka bigasukundi. Hanyuma yange na kara bitewe n'amafoto yawe ushobora guhitamo kara biruze kumacinga nkanga amafoto na kara ntabwo biri guhura. Ushobora guhitamo kara nawe watekanye ihindurira like black, nigira black urabona ko at least mu mafoto yose izabasha kuba igaragara. Hanyuma even nanga ushaka kara ziri buze kuba zifitinga n'amafoto washizemo, cyangwa se ugahitamo amafoto asa nk'adapika cyane, kagabanya responsiveness, opacity bitewe n'amafoto wifuza ko agaragara kuri website yawe. Hanyuma ikindi tumaze kubona n'ibi tumaze kubeditinga, urabona ko ni ibintu byoroshye. Ukirikaho gutya bamaze gufungura, bamaze kwestara byose nkuko twagiye tubona muri video zagiye zishira. Ukirikaho and then hano ku bandi akahita haza handitse content ugahindura. Iyo wifuza noneho kugira style nshyashya nayo tuzayigarukaho. Nabwiye ati iyi like kuko to dufite igihe gitoya n'icyumweru kimwe, ntabwo twajya muri Elementor ngo tujye gutangira ngo from zero when tuvuga ati turatangira nta template dufite ngo tubyiga mu cyumweru kimwe, ntabwo byakunda. Ni isomo rirerire cyane, rero tuzayifatira nayo igihe cyayo like nk'ukwezi nayo turi kuyigaho ariyo yonyine noneho, kuko ifite isomo ryo yihariye noneho designing from scratch. Ibi byose turimo turabona ahangaha tukabidesigningira tutagombeye kwimportinga data. Ahangaha twimportinga data ndimo ndabereka overview y'ukuntu bikorwa. Ushobora kweditinga iyo wamaze kwestara, ni ibintu byoroshye cyane. Ugenda ukirikaho just click, iyo ukiritseho irafunguka and then ukeditinga ibyo ushaka kweditinga. Hanyuma ukaza ukareba changes wagiye ukora ziba zagiye ziba reflected kuri website mu buryo bworoshye. Hanyuma tugarutse ahangaha kuri zino counter, ukirikaho n'ubundi the same n'ahandi ikayitiza. Ahangaha urabona ko yajeho and then ugashyiraho data wifuza ko zijyamo, wenda akavuga ati wenda 100 like ahangaha ni counter. Ubwo ni hano tuba turi kuri content yayo, ugahitamo counter. Urabona ko nshizemo ni 100 and then campaign dufite 100, donation dufite zingana gutya, volunteers dufite zingana gutya. Ahangaha uraza ugashyiramo na tuvuge wenda 100 members n'urugero. Aha ni statistics ushobora gushyiraho kuri website ku buryo umuntu aje ahita abona like ibintu by'ibanze, ndetse zibaye nyinshi biroroshye cyane. Ahangaha bitewe nawe wifuza gushyira iyo statistic, ushobora gusanga ufite members, donation, volunteers, ukagira wenda n'ibindi wifuza kujyamo, wenda project wadingaho. Tuvuga urugero wifuza nkanga kwadingaho kandi kantu kangana nka gutya, biroroshye cyane. Tuzanga kuri ino count ino section, ukatureba ino count urabona ko ari imwe and then ukirikaho ukatukora duplicate, ihitiza inshuro ya kabiri and then ingi ya kabiri ukahita uyiza hano kuri ukirikaho n'ubundi the same uko kundi nababwiye. ukatuzanga wenda ukavuga ati wenda 150 ahangaha ukandika ngo wenda project, ibintu nk'ibi ngibi.
dufite project 150 warangiza ukahita ubisevinga. Ni ibintu byoroshye ibi ngibi. Ndimo nagenda nkora overview, ntabwo nababwiye Elementor ntabwo twayinjiramo yose ngo duhere from zero tubirangize, ariko urabona ko byibuze tuno tuntu ni ingenzi kutumenya, kutugiraho inosiyo, kumenya ngo dukora gutya watubyaza umusaruro gutya. Urabona ibi ngibi rero ubihuza na design yawe wakoze, ukagenda ukora like editing bitewe nuko ugenda ubishaka, kandi ku buryo website yawe iraza kuri kombanya amakuru yose. Urabona ahangaha kuri iyi section ya mbere ni kino nayivugaho, gusa hari uburyo bwinshi ushobora gukoramo ama slide, hari slide zo slidingana na buri jambo yaryo, ariko ahangaha nahisemo ko twahera kuri slide ya iri fixed, ndetse wenda wifuza gushaka sliding n'amagambo, nawe nakubwira ngo wahitamo template ahangaha zigiye zirimo muzi twagiye dukora kuri no theme. Ushobora importing ifite amaslide agiye atandukanye. Urabona ko changes ngo zitazibaho hano. Hanyuma kuri tuno natwo ni the same, n'amagambo kuyahindura nabyo ni nka bino, ni nka biriya twagiye tubonaho hano. Hejuru ukirika ku ijambo gutya, and then ugahindura text, ugahindura amagambo. Nahangaha nuko ahubwo twakibaza nyuma yuko twamaze kudesigninga wenda iyi page yacu ya home ya front end cyangwa se ya home page, watifuno wenda tuvuge turifuza gukuramo nk'iyi map, turifuza kubyo dukuramo, ukanda hano gusa iyi tiri movinga cya kintu ushaka ko kitazamo, and then no updatinga, urazanga hasi urebe kwa dufite map ubusanzwe, kwa dufite map hano, ariko twako twayikuyeho tukatubifreshinga turebe. Urabona ko izi page kano kase kamanuka kegera fota, uhita ubibona ko ya space yamaze kuvamo, kubera ko map buri gusaba gukoresha API, kandi itayifite bari ibindi bindi. Ahangaha rero icyo ukora n'ikindi ni ukongeraho address yawe, address y'ukora aho uherereye, urazanga ukirika and then ukatushyiraho address yawe, even nanga ama email address, ahangaha ni nimero za telefone, ni ibintu biba byoroshye. Ahangaha noneho ni text muri rusange, iyi ngiyi nayo uyishyiramo and then ku buryo umuntu ashobora kuridinga latest update. Ushobora kugashyiraho nka text bike bisanzwe, ariko most of the time urabona ko bimeze nka title ya hasi. Wifuza kuridinga latest update, ushobora gushyiraho ku directing umuntu, ukavuga ati wenda tukaba twashyira like nka blog, inkuru duheruka gushyiraho zikaba zaza hano, wenda biba bitewe na option ushaka gukoresha wowe. Hanyuma ngaha urabona ko hariho get an appointment, wifuza ku get an appointment, iyi ni link tuzayirebaho, uzagiraho ikibazo kuri no link ngo wowe ugiye gusettinga iyi form. Ikintu cya mbere reka mbere kugira ngo ino form wenda ibikora icyo bisaba nta kindi, bisaba ko uba ufite like email ya company cyangwa se email ya business. Uza hano kuri dashboard yawe, ukatuza hano handitse contact. Iyo kuri contact uhasangamo form zigiye zitandukanye. Iyi ngiyi ni get appointment yabaye created, ufungura edit. Ifunguye edit wasangamo ibintu bimeze gutya. Icyo ukanda uzano kuri email, and then hano ukashyiramo email yawe, hano washyira email yawe yawe nyine ibindi zimukoresha, ariko izari ya company, urugero nka kamere nk'aha ngaha, and then hano washyira wenda tubwe ntabwo washyira Gmail ngo bikunde, washyira ka email izarisivinga umuntu. Niba uzira fomu uzajya he, uzaza kuri no email, hanyuma